bro reka nkubwize ukuri ikintu cyambanje kumbabaza cya mbere ni inzara nagize inzara iminsi 2 numva ndapfuye niko abatipe nta n'ikintu baguhaga hariya bambwira ati mani nutabyuka ngo ujye guhiga nta kintu uri bubone ndahigira yese nkavuga se kurera yo numva ngo abantu barahiga bakajya mu ishyamba bagahiga hano ibikoko ndabikura he ngumva ngo rwa ruhugu rwo mu bikorwa ya nutajya guhiga it's up to you twe tugiye guhiga numvishe birakureba birakureba nutajya guhiga nyine ntangira kwiga imico nk'iyabo kuko ariko nari nisanze ntangira kwiga imvugo yabo ntangira kwiga kunywa urumogi nta muntu wari burare munsi y'igikarito cyangwa se munsi y'ikirara atiduroza atanyweye urumogi bara big boss and young girls nizera kandi hose muri iyo mumeze neza tukaba turi muri show ya mbere ku isi kaze neza umuhungu w'Imana urakoze cyane kenzi we ibaze ukuntu mbavuze ngo kaze neza umuhungu w'Imana nkabona ntabwo uri kubyakira neza oya iyo uri umwana w'Imana mu bantu b'Imana Imana yaremye haba harimo n'abana b'Imana uyu mugabo rero muri kureba kuri kamera za Afro Tricks Media ni umugabo Imana yasize amavuta ku rwego rwo hejuru urabizi ntabwo mbishidikanyaho ariko nta nicyo bintwaye asemana ko mbona ufite isoni n'Imana uzayigirira isoni ntabwo wagira isoni nta soni mfite kereka iz'ibyaha byanjye ako kantu se ntabwo nibyo da njye nkuzi kuva kera hari abatabasha kumenya neza ariko njye nkuzi kuva kera nkuzi ku kintu kimwe cyonyine icyo kintu kiracyahari ntabwo namenye icyo ari cyo kenzi kuko ubuzima bwa buri muntu ijanisha ry'ubuzima rikubiyemo ibintu byinshi uri mu bantu bazi kuririmba koko murabizi ntabwo nkeka ko mbizi ahubwo hari ubicuruza ari nawe wampaye iyo mpano nyine ahubwo numva abantu bavuga ngo urabizi kandi umuntu ninya ijambo urabizi iyo wamenye ibintu ngo abamenye byinshi bazabazwa byinshi ariko si uko nyine ubwo bushobozi Imana itabuduhaye burahari ariko ntabwo nzi ko mbizi niwe wambwira ko mbizi so ngewe rero hari utubazo twinshi njya nigirira yego iyo nturebye mu buzima busanzwe ujya ugasanga nk'umuntu arakurebye akabona ufite impano njye ndi kubivuga kuko wenda twahuriye ahantu mu mvugo yacu ukankoma koko n'imvugo yacu urankoma ndavuga ni umutipe rero kuba ari kuri runo rwego ese abanyarwanda koko birashoboka ko icyo nge nita impano cyangwa icyo nabonye kikurimo abanyarwanda bakimenya icyo nicyo kibazo cya mbere nibajije noneho biba ngombwa ko nkwegera turaganira nsanga uri umujama mwiza nsanga nyine uri umutipe abantu utuje tu nifuza kumenya byimbitse ntabwo nabimenya ngo byimbitse cyane ariko nifuza kumenya ese Ronald ngewe nzi amazina ye koko ari ku ndangamuntu ni Ronald nibyo watangira rero twibwira byimbitse murakoze cyane mwebwe abadukurikiye nitwa Kamugisha Leonard cyangwa Ronald mu bantu bumva izo ndimi zombi amazina ari ku ndangamuntu niyo yanjye ariko akaba ari n'amazina afite icyo avuze kuri ngewe nka Kamugisha ni izina rifite aho rikomoka rifite n'impamvu naryiswe yego rero so ni byiza kuba wenda iryo zina ryawe witwa gutyo kandi ufite n'izina ryiza by the way izina Kamugisha ntabwo uri mu izina riri unique kuba ni gake uzumva abantu bitwa ba Kamugisha uzumva bitwa ba Mugisha ariko izina Kamugisha rirarenze so ni byinshi twahuriyeho nagusanze ahantu rimwe mu giterane uri kuririmba nibaza
ndibaza ndavuga nese uyu muntu araririmba njye ku giti cyanjye byabaye successful ahubwo nibaza impamvu kano kanya ubu tuvugana cyangwa n'igihe naba narakumenyeye kuki bibaye ubu ngubu kuki wifuza kuba ubu ngubu wabikora bya nyabyo buriya iyo umuntu avutse cyangwa se akisanga mu buzima bwo kubaho anyura muri byinshi bimugora akanyura muri byinshi atizaniye ndetse akaba iyo ugenda ugira imyaka uko ugenda ukura hari aho uva hari n'aho ugera hari n'aho uba wifuza kuzagera iyo wamaze kwisobanukirwa rero iyo utari wisobanukirwa biba bigoye cyane kugira ngo ubashe gutekereza neza no gusobanukirwa ikikurimo cyangwa aho waba uri ejo hazaza kubera ko uba uri mu ijanisha ry'ubuzima rikubwira ngo ntago nari nisobanukirwa ariko iyo wamaze kwisobanukirwa hari intambwe imwe ugenda uvaho utera indi warumbajije ikibazo gikomeye cyane urambwira ngo ko nakubonye kuva kera ngo nkabona ko uri umuntu ushoboye mbona ko uri umuntu ufite ibintu bishobotse kubera icyo ubu ngubu ari bwo wifuje kugira ngo wereke isi ibikurimo cyangwa se ubwiza abantu kuri kw'icyo gihe cyose umaze iminsi udakora nibyo kenshi ndagira ngo nkubwire buriya amateka ni amateka kandi amateka y'umuntu amenywa na nyirayo umuntu ashobora kumva amateka yawe ariko amateka ya mbere muri wowe ni wowe uba warayanyuzemo ni wowe uba warahuye nayo kugira ngo uhindure amateka rero bisaba kuba hari amateka n'ubundi wanyuzemo bivuga ngo nta mwana ushobora kuvuga ngo mvuye mu wa mbere ngo misengya muri university hari amateka y'ishuri y'intebe y'ishuri abanza kunyuramo hari amateka y'umuryango abanza kunyuramo hari amateka avuga ati nzava mu wa mbere ngere mu wa gatandatu neri ntambwe ngere muri secondaire cyangwa secondary mve muri secondaire ngere ndangiza uwa mbere wa secondaire ngere mu wa gatandatu wa secondaire bone kujya muri cya cyiciro cya university so rero amateka yanjye nigarutseho ni maremare izina Kamugisha ni izina niswe rivuye mu mateka akomeye kandi afite impamvu niswe ayo mateka niyo yatumye nitwa iryo zina rya Kamugisha ntago amateka yanjye mbuze undi muntu tuyasangiye ariko kuko ari ngewe wayanyuzemo wayaganirijwe n'ubwonko wayabonesheje amaso yanjye wanayabwiwe no mu gihe cyo kwimenya wumvishe ayo mateka niyo nanjye nifuza gusangiza bamwe benshi muri twe badukurikiranye kugira ngo bamenye ngo hari aho ushobora kuva hari aho ushobora kuvukira hari aho ushobora kwisanga hari n'aho ushobora kugera ariko bwa mbere nkumenya hari mugenzi wanjye akora ibijyanye n'imiziki muri iyi minsi babandi bita ngo ni aba producer ndibuka bwa mbere ngiye nkubona ngiye natangajwe n'ijwi ryawe nubwo wenda mu kanya uri buducishiriza akantu kugira ngo abadukurikiranye hano kuri Afrotracks Media kugira ngo babashe kumva neza ibyo turimo kuko kari boro ya nyayo wihangane tuba tuvuga ibinyarwanda byacu ntacyo bitwaye ibinyarwanda bizakemuka urumva uwo muproducer rero naramwegereye ni umuproducer ukomeye mu bihe bya kera n'ubu ngubu ndamubaza se Petit Man ko mbona rurenze bimeze bite aransubiza arambwira ngo uyu nta birenze ariko umaze kuririmba nk'iminota itarenze nk'ibiri mbona abantu bateruye intebe barazikoreye ndakwegera usaba nimero nyine turavugana bisanzwe kandi haciye igihe kirekire ese muri icyo gihe njye nakwatse nimero
nkifuza kuba nakorana nawe haba hano ku mbuga nkoranyambaga even no kugira ngo byibuze basi iyo mpano ufite buriya iyo ngiye buriya umuntu avuze ikintu cyangwa nkamubonaho ubuhanga runaka ndi mu bantu bemera ko ibyo bintu bibaho koko yego nkanaba no mu bantu ba mbere batazi guhamya ibintu by'ibihwahwari so naba yahe mateka waba ufitanye n'impano yawe ndetse n'abandi ba producer? Amateka mfitanye n'impano yanjye ubwanjye nanjye imibereho yanjye kuva nkiri umwana mutoya ni amateka kandi ayo mateka mfitanye n'impano yanjye nagiye nsanga bifite aho bihurira. Rero amwe mu mateka murabyumva murabizi twese, amateka yaranze igihugu cyacu ndetse na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yego. Natoraguwe mu gihe cy'ubwirabure busa butyo, ntoragurwa ndi uruhinja, ntoragurwa n'ingabo zabohoye igihugu. Umwe muri abo niwe wantoraguye, ariko bari unit, bari hamwe. Uwo wantoraguye urumva nawe yari arimo asavinga igihugu nyine nk'uko byari bimeze. Muri ayo matage agira n'abasa gutyo nibwo bageze ku mirambo y'abantu bapfuye, bakuraho uruhinja rwari ruri konka ibere rufite amezi 3. Ndi mutoya, ubundi bisinjya nkunda kubyerura, ariko nabonye ko igihe kigeze kugira ngo umuntu asagize isi bimwe mu bintu abantu badutekerezaho, ndetse n'abatubonye mu bitaragenze neza ndetse no mu byagenze neza, kuko isi tubamo ya buri munsi niyo idutera kugira ngo twubake amateka, tuva ahantu twisanga ahantu ndetse tuzisange n'ahandi. Rero amwe muri ayo mateka, kuko natoraguwe nyine ntago nari mbizi, nisanze mu rugo rw'umuntu nderwa mu rugo, ntago nari nzi ko ariho, ntabwo nari nzi ko natoraguwe, nari nzi ko ariho mu rugo kwa papa na mama. Ariko mbizi icyo gihe nahasanze n'abakobwa 2 bo nitaga bashiki banjye. Icyaje kumbabaza muri ayo mateka yose, mu gihe twari tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi, twinjiye mu yindi ntambara y'abacengezi 97 98. Uwo nitaga data cyangwa se uwo wantoraguye nabibwiwe nyuma, niwe yaje gupfa. Amaje gupfa ari muri urwo rugamba nyine rwo kugira ngo duhashye umwanzi wari uturutse muri uko gucengera nyine. Amaje gupfa nsigarana n'umugore we ariwe nitaga mama. Uwo mama nyine ndaza kubivuga nk'uko byari biri icyo gihe. Mama arambwira ati, wowe nubwo uwagutoraguye apfuye witaga so, ntabwo uriya ari so bagutoraguye muri jenoside mu ntambara, uri muto, ntabwo uri uwacu. Ubwo babikubwiye icyo gihe aho wibuka wari ufite imyaka ingahe? Nari ngejeje imyaka 10 ishyira 11. Nari ngejeje imyaka 10 ishyira 11. Ndabyibuka nari mutoya, ubwonko bwanjye butinda kubyakira, kuko nubwo byari bimeze bityo tuvuye mu mateka asa gutyo, turi mu gihe cyo kwinjira, ngira ngo icyo gihe byari mu nzibacyuho niko mbyibuka. Ubwo uko mbyibuka neza nari muto, ariko ntinda kubyakira. Ndavuga se nimba muvuga ko mwantoraguye papa na mama, nkababaza bari hehe? Kari mwenzi nk'ababyeyi banjye, papa na mama bari hehe mwambwiye? Umubyeyi wo nitaga mama arangije arambwira ati, wowe nta so na nyoko bagutoraguye, umugabo wanjye yagutoraguye ku mirambo, uri uruhinja, ntitukuzi, isibye yuko twakugiriye impuhwe tukakurera, kandi uwagutoraguye yarapfuye, bivuga ngo uburenganzira wari ufite mu rugo ntabwo uri bukomeze kugira nk'umwana wanjye kuko sinakubyaye. Atangira kunkorera icyo bita torture cyangwa itotezwa. Ndi umwana muto,
mfite iyo myaka ntemerewe kuba nakira iyo story ndi mutoya cyangwa se nemerewe kuba nakakira ayo magambo nabwirwaga kuri iyo myaka. Ariko kuko akaje kemerwa narabyakiriye, ntangira kwirukanwa mu nzu ndi mutoya, ndagenda njya kuba muri ronderereza mu gikoni, ntarimenyereye kuba ku myaka yanjye 11. Yego, ubwo aho nagiye urumva nari mvukijwe uburenganzira bwo kuba mu muryango, ntangira kwibonamo nk'undi muntu utaravutse nk'abandi bantu. Isibye yuko kugira amazuru n'amaso n'ibindi nabonaga mbihuje n'abandi, ariko numvaga ngewe nibara mu bantu baremwe. Numvaga uri ibara, numvaga ndi ikindi kintu sibyo kitari umuntu kabisa, kubera ko mbwiwe ibintu birenze ubwonko bwanjye nkiri muto. yego. Mu kuba muri ayo mateka yose nta kindi cyabayeho, abo nitaga bashiki banjye nabo bakwirakwizwamo urwango na nyina. Barababwira ati uyu ntabwo ntacyo mupfana, umugabo wanjye yaramutoraguye, ntacyo mupfana, yewe hari n'ibintu biba byaragenewe abana, ntabwo yemerewe kuzagira ikintu ahabwa cyangwa ngo azungure. Iryo jambo rinjya mu gutwi kwanjye ndaryumva. Abo nitaga bashiki banjye ntangira kubabaho umushyitsi mu rugo kandi nari umwana mu rugo. Urumva nahise nimurwa mu cyumba nabagamo, njya kurara muri ronderereza cyangwa se mu gikoni aho batekera. Mvayo naho murambabarira cyane iyo ntangiye kuvuga aya mateka, hari uburyo bigenda, ariko ubu twarakomeye kandi duhari kugira ngo dukomeze n'abandi benshi dushobora kuba duhuje amateka nabo bari aho hirya no hino. muri ako kanya cyangwa se muri ibyo bihe nari ndimo, abo nitaga bashiki banjye barambwiye ati wowe rero uzajya ubyuka aho waraye, ugenda ubyuke 11 murabyumva mu ruturuturu, saa 11 ugenda utumenere utudobo tw'inkari. Abo nitaga bashiki banjye, abo nakuze nzi ko ari bashiki banjye, ariko nabo bamaje gukwirakwizwamo iki urwango. Urumva ko nabo bagiye kugufatanya na mama wabo, nabo bagiye kumfatanya nande na mama wabo. Ubwo ndagenda, nta kindi cyabayeho, nkubahiriza icyo bambwiye kuko naho nari bujye, nta bandi bantu nari nziranye nabo. Aho niho nisanze nko mu rugo, nkarara mu gikoni ntarimenyereye kuraramo, kurara nabi. Bampfuye agasoni, bama ikirangiti cyari kimeze bedikave, ibyo twita bedikave ubu ngubu, ariko bya birangiti bya mbere nkajya mbiraramo, ariko nkatangira gusinzira mu rukerera kuko simenyereye kurara nabi gutyo, ariko mbyisanzemo. Abo nitaga abo bashiki banjye barangije barambwira ati wowe ntago wemerewe kujya ugeza saa 11 utari waza kudukomangira ngo ujye kutumenyera ubudobo bw'inkari. Kuko rero nari menyereye kurara nabi, cyangwa se nuko naraye ahantu namenyereye, bukajya gucya ari bwo ntangiye kugira agatotsi ko kuryama, kandi ari nabwo ndi busohoke nkajya kumena inkari. Niyo matangazo nari narahawe, yari obligatoire, yari amategeko adahinduka. Ubwo kuri abo witaga bashiki bawe bari ugereranyije n'icyo gihe, wabonaga ugereranyije n'icyo gihe wabonaga bari mu kigero cy'imyaka ingahe? Wowe bafite imyaka 11, wabonaga bafite nk'ikigero cy'imyaka inganyije n'imyaka wari? Uw'icyo gihe uwo twasaga nkaho twumvikana ari nawe mutoya, yari ari mu gihe cy'imyaka 17 ishyira 16 nako 18. Yari inkumi. Ubwo uwo niwe mwashaka kumvikana? Yego. Ukuzeho gatoya yari mu kigero cy'imyaka ingahe? Rwose yari ari mu myaka 20-21 icyo gihe. Ubwo bari bangahe? Bari 2. Ubwo nta kindi cyabayeho, ntangira gukorerwa itotezwa nabo, nkajya mbyuka nkajya kubamenera ubutobo bw'inkari, kwa kundi natinze kujya kubikora bakazimenaho inkari, bakaza ngo kuki wabyutse utinze, naba ndengejeho bigeze nko muri saa 12, kuko babyukaga batinze. Nicyo kintu nabonye, ubu nabisobanukiwe umaje gukora, ariko icyo gihe babyukaga bageze ikibatinze.
naba ntabyutse ngo ku gihenge kumena izo nkari, barangiza bagakora iki bo ku giti cyabo, bakamenaho izo nkari, bagafata ubudobo bubiri bakabunsuranuraho. Mbana n'icyo kibazo guhera mfite imyaka 11 kugeza 14. ubwo ni ukuvuga ngo habaye hafi imyaka irenga 2 niba atari 3 ubaye muri iyo situation. Hanyuma se ko ibyo bintu babigukoreraga nk'iyo byageraga mu gihe cyo gufata amafunguro yafatiraga he? Amafunguro barazaga bakambwira ngo mbanze noze ibyombo byose biri mu nzu, bakankoresha imirimo y'agahato kugira ngo nze kuza kugaburirwa, kandi ntari mbimenyereye. Narariraga ku isaha, mfite icyumba cyanjye, nari mfite imyenda yanjye imwe n'imwe bakayiha abapagasi. Wumvishe imipira nagiraga yo kwifubika, nari gato ariko bo bakayihera abapagasi ngo bazayiha abana babo. Ndabyibuka rwose, hari umupira umusaza yari yaramaye uwo mubyeyi ndi gatoya, ndabyibuka yarawufashe, arangije aravuga ati n'uyu mupira yari yarakubikiye wajyaga nifubika w'ubudodo sinzabyibagirwa. Arangije awuhereza uwo mupagasi wabahingiraga ku ruhande aho, wabakoreraga nk'amasuka, akanabahingira akanabavomera, ngo genda ngo uzawihere ngo umwana wawe yiyambarire, ngo naho uyu nguyu ngo nabona ntazi. Icyo gihe ubwo nkakira ibyo mbonye. Ubwo rero waje kugira, reka mbyite igitekerezo, waje kugira igitekerezo cyo kumva ngo bino bintu ndabihaze, ngiye gushakisha ubuzima ku muhanda. Byaturutse he? Ntabwo nigize ngira igitekerezo cyo kumva ngo ubuzima ndabuhaze ngo ngiye ku muhanda, ahubwo situation yaje kubaho, uwo mubyeyi yaje gusubira i Bugande, umugabo wakimara gupfa, abakobwa be amakuru nahawe numvishe ngo bagiye i Burayi. Kubura uko mbigenza, bagurishije, bari bafite inzu, ngira ngo inzu bari bafite inzu biraho, nimba yari yabo nimba atari yabo ntabyo nzi, ariko bari bafite inzu. Barangije numva ngo bagurishije, abakobwa numva ngo bagiye i Burayi. Umubyeyi we ari wo nitaga mama, umubyeyi asubira i Bugande, ngo niho yari agifite umuryango we. So bivuze ngo we wahavuye bakiri no mu Rwanda, hanyuma uza kumva amakuru nyuma warahavuye. Ngewe nta nubwo nahavuye, ahubwo nahavuye kuko ntafite ahandi nerekeza. Bamaje kugurisha barambwira ati twebwe turagiye, nawe uzashaka iyo ujya. Buri buke namaje kumenya amakuru ko bagurishije aho, nibwo haje abana basyaga ibyuma. Abana bari bato ba street kid, nyine abana bo ku muhanda. Wumvishe baraza basyaga ibyuma, bahereza icyuma cyari kiri munsi y'inoza, nyibahereje tuba inshuti. Bakazajya nababaze se mwebwe mubahe, bakambwira ati twe twibera imihanda byaratubabaje. Numvishe ubwo muri iyo situation yose bamaje kugurisha, barambwira ati ni ngende. Uwo wari muto twumvikanaga yampaye inote ziriya zari z'ijana nk'eshanu. Arambwira ati utu dufaranga tuzagufashe, papa yaragukundaga, yambwiraga ko tuva indi imwe, ariko mama yatubwiye ko ntacyo dupfana kandi tugomba kwemera ibyo mama yatubwiye, kandi koko ubwo niko bimeze. Azimpaye 5 ndabyibuka, nibwo baraye bo bagiye, nanjye haza bwa bwana bwazaga gushaka ibyuma, gusyaga ibyuma ngo bugurishe. Nibwo bwaje burangije, ndabubwire se nabaha amafaranga mukanjyana ahantu mwibera. Ni gutyo natangiye kuba mayibo, njya ku muhanda, ntangirira hano mu kajagari ka Kanombe. So ubwo no kuvuga ngo abo bana baje gusyaga, urababona nk'uko wabonaga muri rungano rumwe, urangije uti mubaheye. Yego, umuntu ushaka amakuru. Barangije bakubwira nti nabo murajyana. Ubwo hari hehe rero? Hari hano mu Kamenge ka Kanombe, ahantu bita Ikarama, hafi ni Karama. Mu Kamenge ka Kanombe niho babaga basyagira, bashakira ntuza kuko kari agasantere gato, ariko bagasyagira hirya Ikarama, ni naho uwo mubyeyi nibuka yari atuye.
Eh, so ugeze ku muhanda ku myaka yawe 14 umuhanda wawubonye ute? byari amateka, ni amateka Kenzi, ni amateka akomeye udashobora kuvamo. Uzi kwisanga mu bintu utahisemo, utazi, udasobanukiwe. Kurara ku muhanda no kubanza ukanywa ibiyobyabwenge. Sinarimenyereye kurara mu kiraro, nasanze abandi aribo barara bashyira amakarito, nkajya kubona iryo karito ari ikintu kigoranye. Bakagenda nkabona bakoze ubukoryo nge ntamenyereye, bagiye ku maduka, bagiye bacomoye, aho bacomora nyine bibye amakarito, mbwiye ati iyi niyo matora. Icyo gihe hari hagezeho iriya matora ya Rwanda Form. Bakajya bambwira ngo iyo niyo Rwanda Form yacu. Hari harimo uwo bitaga Budunyuri, kambwira ati we wagihunguwe kivuye kwa Fande, kivuye mu biryo, ntuzituzane byiciye niyo matora yacu. Ubwo akakubwira nk'abiki gihe ati wacyana cyo mu gikoma cyawe. Akambwira ati we wacyana we cyo mu bakire uri mu biki. Nakibuka ko ubukire mbusize burimo amarira, bikanusha umutima wanjye, ariko ntakiri byaje. Ugeze street, uhuye n'abo bana, abo bana bageze gutya bakweretse ko noneho umujyi wa Kigali noneho ugomba kuwubamo, baguhaye reka tubyite icyerekezo. Nta cyerekezo wari ufite. Nta cyerekezo wabashije kugihuza ute? Ni igiki cyatumye wumva ko noneho ugomba gusyaga ukanabaho ukanisanga ufite niyo mpano? Bro, reka nkubwize ukuri, ikintu cyambanje kumbabaza cya mbere ni inzara. Nagize inzara iminsi 2 numva ndapfuye. Abatipe nta n'ikintu baguhaga hariya, bambwira ati mani nutabyuka ngo ujye guhiga nta kintu uri bubone. Ndahigira yese, nkavuga se kurera yo numva ngo abantu barahiga bakajya mu ishyamba bagahiga, hano ibikoko ndabikura he? Ngo ngumva ngo rwa ruhugo rwo mu bikorwa ya nutajya guhiga, it's up to you. Twe tugiye guhiga, numvishe birakureba. Birakureba nutajya guhiga. Nyine ntangira kwiga imico nk'iyabo, kuko ariko nari nisanze. Ntangira kwiga imvugo yabo, ntangira kwiga kunywa urumogi. Nta muntu wari burare munsi y'igikarito cyangwa se munsi y'ikirara atiduroza atanyweye urumogi. Rwose ndibuka bwa mbere ndigerageza, barambwiye ati fata intoki ebyiri uzigire nk'imakasi, nurangiza ushyiremo sinzi ukuntu babikoraga, nabonaga ari nk'ibyatsi bya pasiparumu bakora pasiparumu ko nari inyizi yo. Nabona babikora, nkabona babizingiye mu gakanuza, ari byo bita kuroringa. Nimvuga kuroringa, njye nararorinze nyuma naje kubimenya. Nkabona bararoringa, barashyiramo, avuga se bana yanjye ibi bintu byo kuroringa ntabwo mbizi. Bankuruzaho imyotsi, ariko umwotsi narawunyweye umwe numva amano ahisamamo ikinya. Numva ubuzima bunuza birahindutse. Numva kwa kundi uko nibonaga siko nyibona, ibintu birahindutse. Yumva umubiri wanjye ubaye uwundi bindi. Ndavuga ati se mana yanjye ibi bintu nibyo cyangwa ndimo ndibeshyera? Ariko mu kandi kanya nkumva bimpaye kutikekerezaho. Numva ariko bwa mbere ndeba nabonaga inzu, nkabona ewana yabaye nka stade. Havuga ati rero buriya iriya stade ngiye kuyurira mu minota itarenze ngahe. Nkumva nahita nyurira, nkavuga ati iriya stade buriya niyo nzahagararamo, kuko najyaga nkunda umuhanzi bita Lucky Dube, n'indirimbo ze najyaga nzumva. Havuga ati ko numva misemba Lucky Dube, nkumvishe nkabona inzu iri imbere yanjye yose yabaye stade. So ibyo birabaye, batangiye kukwigisha uko isi none ibayeho. Batangiye kunyigisha isuku ibayeho. Ubafashe ibiyobyabwenge. Ese waririmbye ubikuye umutima wo kuririmba? Urumva uri umwana wo kuri streets already, barangije kwisobanukirwa, batangiye kukunywesha ibyo biyobyabwenge. Urabifashe, mu mubiri harahindutse, birabaye, bimaze kuba. Noneho ndagira ngo tubwire, udusangize none experience yo kuririmba yakujemo ite? Mu by'ukuri hari umuhanzi njya nkunda hano mu Rwanda, yarahanuye mu gihe cye nk'umuhanuzi ngo irizaba imbuto ntirimundwa. Irizaba imbuto koko ntirimungwa. Irizaba imbuto koko Kenzi ntago rimungwa.